Yabika umuriro uri minus. Twahindura iyi korido y'umutuku twayizana hano hepfo, urabona umuriro ni 20 ariko iri positive. Iyo nta kimenyetso bashyizeho umuriro uri positive. Twahindura twapimiriye hirya tukabona iri gustoringa umuriro 20 ariko uwa minus. Mwakaze kuri Tete Menya TV, niba rwanda bigeze kuri channel, niba yo kandi subscribe kandi ukande like video no ikunda, ukore na share kwa no sefuza nkwasangira ubumenyi buzabutangirwa kuri iyi channel. Kandi niba rwanda hageze ukaba wabona ibintu turi kuvuga hano biri uri kubigiraho duti cyane cyangwa se turi kwisobanukirwa neza, ushaka gufungura iyi channel cyangwa se ugakanda hano munsi ya video handitse Tete Menya TV, ukinjira kuri channel ukareba andi masomo yabanje kugira ngo ubashe kwiga nawe bigendane n'abandi. Uyu munsi tugiye kubaka rectifier. Hari mugenzi wacu bidusabye ngo tuzamwubakire rectifier, ubundi tubashe kureba uko ikora practically, cyangwa se uburyo ifata umuriro wa AC cyangwa se umuriro wose ufite frequency runaka cyangwa se ufite waveform runaka, ikawambura izo waveform tugasigarana umuriro wa DC. Rero uyu munsi tugiye kubaka half wave rectifier, ndetse twubake na full wave bridge rectifier. Gusa ariko hano kuri full wave turayubaka mu bice bibiri, turayubaka kuri normal transformer, ndetse tuyubaka no kuri center tape transformer. Urabona iyi full wave bridge rectifier turayubaka aho tuyikoresha kuri transformer ebyiri zitandukanye, turebe uburyo ishobora kuba yakora kandi hose tukabasha kuba twayikoresha mu buryo navuga butandukanye. Reka dutangire pratique turebe ngo ni gute izi rectifiers basha kuba zakora, ubundi tubashe kumenya byinshi bigiye bitandukanye. Let's go. Rero nkuko mubibona hano tugiye gutangira pratique yacu. Batari ibikoresho turi bwifashishe hano, ufite capacitor ya volt 25 muri microfarad 2700. Ufite n'indi nabuze izingana, gusa ariko volt zo zirangana. Gusa izi ngizi zakora nta kibazo muri experiment nk'ingi. Ikibi nuko hari ahantu waba ugiye kuzikoresha kandi usabwa ingufu zingana niho byatera ikibazo. Urabona iyi ngiyi ifite microfarad 2200 kuri volt 25. Izo ni capacitor ebyiri turi bwifashishe. Hanyuma dufite na standard diode enye cyangwa se ordinary diode. Izi ngizi z'imikara zifite akabara k'umweru ku ruhande, kugira ngo hano zirugaragara neza nta kibazo. Dufite na linear transformer yacu cyangwa se metal core transformer yacu igiye gukora step down, ifata umuriro wa 220 ikawindiramo imiriro turi buze gukoresha. Transformer irimo center tape. Center tape nabwiye ko ni kuri dufata umuriro tugatucamo kabiri. Ndangira ngo tunabipimyeho gatoya. Cana appareil yacu ubundi dusettinge muri AC volt 200 za AC, ubundi dupime. Iyi ngiyi ni impera imwe, turayipima. Dupime n'iyindi mpera. Urabona ni volt 28. Noneho tuyitse rwa rutsinga rwo hagati muri center tape, ya volt zitacikamo kabiri. Urabona ni 14. Nuko twafata urwo hagati twongera tugapima n'urwo rwo ku yindi mpera nanone, duhita dusangamo nanone indi 14. Urabona ko naho ari 14. Iyi niyo twita center tape, ariko ifashe igice kimwe ugikoresha n'ubundi nka transformer isanzwe. Nibyo tugiye kurebaho. Tugiye kubanza twubake half wave rectifier. Nkuko nabwiye, half wave rectifier bigizwe na diode imwe. Kereka wenda uba ufite utudiode duto cyane kandi ushaka gutwara power nini, ni gushaka kudufata kandi duconnecta in parallel gutya. Twose tureba ahantu hamwe kaduconnecta in parallel. Nyine ho mu gihe ufite utudiode dutoya mu mubyimba kandi ukeneye gutwara ingufu nyinshi. Kimwe nuko izi ngizi nazo hano wazijyana n'ubwo ubona zisa naho ari nini mo ukuntu zigakubana ntoya, bigagusaba wenda kuzifatanya ari nkenye gutya. Zose ukaziconnecta in parallel, ubundi ukazihuza. Imitwe yose ukayihuza gutya kugira ngo zibashe kuba zatwara zacamo umuriro mwinshi kandi zigire ikibazo zigira. Hanyuma rero half wave nabwiye ko ibikoresheje
diode imwe. Ubu tujya dushyiraho na capacitor yo kugira ngo ize gusimufinga umuriro wacu kugira ngo tuze kubona DC yuzuye, kuko iyo capacitor itabikoze, iyo umuriro ugiye kuwukoresha ahantu runaka, usanga biri kukugora, usanga hari ukuntu bitangiye kwanga, cyangwa se ukabona nimba ushyizeho nk'agatara ukabona kari kwaka gatitira kubera ko urumva hakirimo bya bice by'ama frequency bitabaye smooth. Rero hano tugiye gufata iyi diode yacu, urabona ifite ibice bibiri, kimwe gisa umukara na kano gasa umweru. Kano gasa umweru nabwiye ko ari kuri minus cyangwa se kuri cathode, hariya handi hasigaye hasa umukara kuri iriya rwo hirya ni kuri anode, kandi kuri anode niho twinjiriza umuriro mu gihe dushaka yuko diode yacu iconductinga mu buryo buri forward, cyangwa se ko umuriro unyuramo ariko tukaza kubona umuriro uri positive. Ubu rero tugiye kuyifata tuyisudire hano kuri kino gice cya capacitor ariko cya positive, kuko capacitor iyo ibara ry'umweru ahantu riri yabaye kuri minus, urabona hariho pin hegereye, iriya pin hirya niyo ya plus cyangwa se ya positive. Tugiye gufata iyi anode, iyi cathode yo kuri diode tuyishyire kuri kino gice cya plus cya capacitor kugira ngo nizazana umuriro uri plus uzajye ubika muri capacitor. Rero ubwo katubisudire ubundi twese rectifier yacu ko iri bukore. Urabona hano ngo rectifier yacu hano iba irangiye, nkuko nabwiye half wave yo rwose ntabwo igorana, ni diode imwe ukabura birangirwa dushyiraho capacitor ibuze gusimufinga umuriro wawe kugira ngo ubashe gukoreshwa, kugira ngo hano biri kugaragara neza. Urabona tugiye twinjizamo umuriro umwe muri yayindi twabonye, ubwo kano niko ka center muri ya center tape yacu, niko tugiye dufate n'umuriro umwe muri yayindi, muri za mere ebyiri turafatamo impera imwe kugira ngo ariyo dukoresha hano. Aga center rugakora nka 0 voltage cyangwa se netre, niko tugiye dushyira kuri kino gice kiri cya minus cya capacitor, niko tugiye dusudira kugira ngo iyi rectifier yacu itangire gukora mu buryo navuga bwiza. Hanyuma dufate impera imwe muri za zindi nayo tuyisudire hano kuri iyi diode. Ngira nkuko mubibona hano, ubu ngubu rectifier yacu yarangiye, twanashyizemo n'umuriro. Ubu ngubu hano umuriro uri kwinjiraho ni AC, ugasohoka hano kuri diode wabaye DC, capacitor igahita itangira kusimufinga ugatuba DC yuzuye. Ubu hano rectifier yacu iri gukora neza, tunayipimye twari tubibona, kandi nkuko nababwiye iyo capacitor iri gukora smoothing, za volte hari igihe ziyongera. Izi volte twari dufite za AC, katwana dupime AC turebe ukuntu iri kungana, ubundi tujye tubona no gupima na DC. AC pare yacu setinze muri 200 kubera ko izi volte zacu rageze zishobora guhinduka mu buryo utazi kazakwangiriza appareil. Uko nabwiye iri gupima amavolte ibyo byose cyageza guhunga ikigero uri muri apima kugira ngo utaza kugira impanuka appareil akaba yashya. Tugiye kubanza gupima AC, ubwo turayipimira hano yinjiriye kuri diode n'uyu mutwe wundi. Nyabona twinjijemo 14 n'ibice 4-5 gutyo. Tugiye guswitchinga noneho appareil yacu, tugiye gupima DC turebe ukuntu nayo iri gusohoka imeze. Urabona DC yacu yabaye 20. Kubera iki? Kubera iyi capacitor nabwiye ngo iri gukora smoothing, za volte ziriyongera, cyangwa se iri muri agabanyamo bya bice bya frequency biba byasohotse kuri diode, volte zacu zibasha kwiyongera ubundi zikaba nyinshi. Urabona hano kuri AC turi kwinjizamo 14 n'ibice, turi kwinjizamo 14 n'ibice, turebe 14 n'ibice bingahe, 8 gutyo. Hanyuma DC yasohokamo igasohoka yabaye kangahe, 20. Nsubiza n'umuntu wambajije ngo kubera iki, yaramubajije ngo kubera iki umuriro utari kugufata. Nicyo izi volte zo hasi zibereyeho. Impamvu dukunda gukoresha amavolte makeya 12
15, 20 gutyo cyangwa se 24. Izi volte ntabwo zigeze zipfa gufata umuntu mu buryo bworoshye, niyo mpamvu ukunda gusaba zikoresha ahantu henshi. Naho twinjijemo uyu muriro wa AC mwinshi usanga wagabanyutse ukaba mukeya, akaba ariwo dukoresha. Ni uburyo bwo kwirinda ko uyu muriro ushobora kuba wafata umuntu mu buryo bworoshye. Ni uburyo nyine navuga ko ari nk'ubwirinzi baba barakoze. Naho no gukoresha ziriya nyinshi byashoboka, ariko ziriya nyinshi ahantu hose ziri zashobora kuguteza impanuka mu buryo bumwe cyangwa se ubundi zikaba zagufata. Ubwo rero hano half wave rectifier yacu hano irarangiye. Hanyuma katukore na full wave none turebe nayo ukuntu iba imeze. Inge tugiye kuyisenya. Tubanza tuyikuremo umuriro. Ubundi dukureho n'iyi diode yacu. Noneho iyi bridge rectifier yo tugiye kubanza guteranya amadiode ukwayo, ubundi capacitor tuzishyiraho nyuma. Kuri bridge rectifier tugiye kubanza guteranya diode ebyiri. Diode turasa n'abaziteranya ariko ku bice bidahuje ibimenyetso. Urabona tugiye gufata igice cya anode tugifatanye n'icya cathode. Hano ndizera ko bigaragara nk'ubu buryo ngo tugiye kubikora. Ubundi tubane tubisudire kugira ngo turebe uko biri buze kuba bimeze kuri rectifier yacu. Turafata cathode tuyiteranya na anode ku yindi diode kugira ngo izo ngizo ni ebyiri tumaze gufatanya. Tugiye gufata n'izindi ebyiri zisigana zose tuziteranya muri buriya buryo. Naho ni anode turi gufatanya na cathode y'indi diode. Turazifatanya muri buno buryo. Nkuko nabwiye iyi full wave rectifier niyo nziza kubera ko ntago ijya igira igice cya frequency na kimwe itakaza cyangwa se aka wave na kamwe itakaza, kubera ko zose izikonsoma ikazihinduramo DC. Noneho ibi bice rero tumaze guteranya bibiri tugiye kubihuza, ariko noneho duhuze ibimenyetso bya diode bigenda bisa. Cathode kuri cathode ndetse na hariya hirya anode kuri anode kugira ngo rectifier yacu ibe yuzuye. Ubwo ni cathode kuri cathode ndetse na anode kuri anode kugira ngo bridge rectifier yacu ibe yamaze kuzura. Ngira ngo urabona hano bridge rectifier yacu imaze kuzura. Noneho hano ukuntu dushyiraho capacitor yacu, noneho ukuntu bigenda ureba ikimenyetso kigomba gusohokana, kuko twabonye ko hano kuri anode hanyura umuriro positif gusa, njyana kuri cathode hanyura negative. Ubwo ni tujye gushyiraho capacitor, iki gice cya positif yacu turagishyira hano kuri zino diode ariko zinjirije umuriro kuri anode, kuko nizo ziba zishobora gusohokamo igice cya positif. Hari ahacaga cathode hariya turashyira kuri negative utamina, kubera ko urumva n'undi acamo igice kiri negative, ubwo dushyira kuri negative utamina. Zisudire ubundi dushyiraho umuriro turebe ukuntu rectifier yacu iri buze kubigenza. Ahangaha noneho ubu rectifier yacu irabaye. Ngira nk'uko mubibona, urabona capacitor yacu igice cya positif kiri kuri ano madiode abiri
yinjiza AC ariko ikinjira ku gice cya node, kandi ya node twabonye ko conductinga iriya wave iri positive. Hanyuma izi ngizi zinjiriza umuriro kuri cathode wa AC, twabonye ko izi ngizi conductinga kiriya gice kiri negative cyangwa se negative half wave. Ubwo rero hano dushyira kuri negative ya capacitor kugira ngo negative umuriro kuyibona ni iyi ngiyi ibisizeho rino bara. Reka twinjizemo umuriro wacu kugira turebe uburyo iyi rectifier yacu nayo iri bukore. Gusa iyo uramutse upimye imiriro gutya ubona yuko nta difference nini irimo hagati yayo ndetse n'iriya half wave, gusa ariko mu mikorere zitandukanye. Nkuko nababwiye izi ngizi za bridge izo ziba zifite protection ku buryo protection ziba yizeye ku buryo nka diode imwe hano iramutse igize ikibazo izindi zishobora gukora, kandi muri make ukaba utabasha no gupfa kumenya ko zapfuye kereka igihe ubashije kuba wazifatwa zipima gusa. Ubundi dupime turebe ngo ibintu turi kubona noneho bimeze bite. Tugiye gupima, turahera kuri AC. Umuriro wa AC turi kwinjiza tugira tumenye ukuntu uri kungana. Turapima hano ndetse na hano. Murabona n'ubundi ni ya 14 iri kwinjiramo. Twajya gupima DC hano kuri izi terminal za capacitor. Urabona harimo 19. Impamvu biri guhindagurika nuko izi korodoni ndi gukoresha zo zitafasheho neza, ariko urabona harimo 19 n'ibice 7. Noneho iyi ngiyi ni bridge rectifier, kuko hano impamvu mbwira ngo bridge rectifier iyo yangiritse, iyo diode imwe ipfuye izindi zirakora. Urugero katubera ko iyi ngiyi ipfuye kandi iyo conductingaga positive half wave ikinjira hano igahitiza hano yabaye positive kuri capacitor. Iyi ngiyi niramuka ipfuye, iyi ngiyi iri hano izakomeza ikore negative nk'ibisanzwe, n'ingiyi hano ikore negative, hanyuma n'ubundi iyi ngiyi nayo izakomeza ikore positive. Bivuze ngo tamini imwe ihuriweho na diode ebyiri ziri gukora ako kazi. Iyi ngiyi ni ya positive ni ya positive, bivuze ngo iyo yangiritse indi irakomeza gukora ako kazi, kandi wowe ukabona bisa nkaho nta n'icyabaye. Gusa ariko iyo uzipimye utubibona ko harimo imwe yangiritse, kandi hari circuit wayikoreshamo zimeze gutyo ugahita ubimenya ko zangiritse. Hari circuit zimwe na zimwe zibashobora guhita zikubwira ko iyo capacitor iyo rectifier yawe harimo ikibazo, bitewe nuko umusaruro w'iyo circuit yawe uba utangiye guhinduka mu buryo runaka. None reka twubake noneho iriya bridge rectifier ariko iri kuri center tape transformer, kuko hano twakoresha transformer nk'ibisanzwe, kuko urabona dufite tamine ebyiri gusa, kandi center tape iba ifite 3 nkuko nahoze mbibereka. Hano ikintu dindiraho nta kindi, nabetse ko twongeraho capacitor turazongera, ubundi tukongeraho na rwa rutsinga rwa mediane cyangwa se rwa center. Hano ikintu tugiye gukora tugiye kongeramo indi capacitor imwe. Turebe ukuntu biri bubize kuba bimeze. Kubera ko iyi rectifier gutya iri kurana na center tape transformer nizo zikunda kwifashishwa muri aya maradiyo yo mu rugo cyangwa se amawufu, nizo zikunda gukorayo cyane, kuko izo ziba zisohora n'imiriro ibiri, muri positive n'uri negative, kandi ama amplifier niyo miriro aba akeneye amenshi. None iyi capacitor tugiye kongeraho iyi ngiyi capacitor naberetse ko urazishoreranye, ufata positive ya capacitor ukayifatanya na negative ya capacitor imwe, kugira ngo aho ngaho zihuriye ariho hajya kujya wa mutwe wa transformer wa mediane cyangwa se wa center. Hano ikintu wongeraho ni kimwe gusa, ni ukongera amakapacitor nta kindi. Noneho hano izi capacitor zihuriye ni naho turi bushyire ya center ni iyi ngiyi niyo iri hagati muri ya transformer, kandi tunayisudiraho kugira ngo ibe irimo, ubundi dukomeze n'ibindi.
Center yacu tuyimaze kuyishyira ku makapasita. Urabona igihe hano mu kapasita ari guhurira, kugira ngo mubibona hano urabona iyi kapasita yo hasi turi kubona cya gice cyayo cya negatifu, niyo hejuru negatifu iri hano hejuru, bivuze ngo izi kapasita zihuje negatifu na positive. Iyo hasi yazanye negatifu, iyo hejuru yazanye positive zirahura, duhita dushyiraho rwa rutsinga rwa mediane cyangwa se rwa rundi twifashisha tugabanyamo ziriya volute kabiri. Ubwo duhita dusudira iyi mpera ya rectifier kuri ino kapasita yindi twongeyemo. Aho ngaho rectifier yacu iraba imaze kurangira ku buryo bishobora no gukorana na center tape transform. Ahangaha ubu noneho cyarangiye, cyangwa urabona ukuntu imeze. Urabona dufite kapasita ebyiri ziri gukora ku mpera za diode, handi izi rectifier zisohorera umuriro. Kapasita ebyiri ziri kwakora, aho zihuriye izo kapasita niho twashyize mediane cyangwa se center, rwa rutsinga rugabanya umuriro wa transformer kabiri. Niyo mpamvu tuyita ni center tape, ni kubera ko dushyiramo agatsinga hagati kagahita gacamo umuriro kabiri. Naberetse ndi gupima ukuntu uriya muriro ucikamo kabiri. Hanyuma izi mpera zisigaye rero tugiye gushyiraho ace. Ace nta polarity igira ushyiraho uko bishaka kose, nta kibazo iyo yaguteza. Ikibazo kiba ari DC. Kugira ngo hano murabona iyi kapasita hano ifite igice cya negatifu, kandi hano urabona niho hari diode zinjiramo ya wave ya negatifu. Wave ya negatifu yinjiriramo hano kuri izi cathode, hano turi tuno tubara tw'umweru. Ubwo bivuze nazo zigomba gusohokamo gato ziza hano muri iyi kapasita igahita storing umuriro uri negatifu. Mu gihe hano ruguru ho umuriro urabona hano winjira kuri anode, hano hasa umukara. Ubwo kandi kuri anode twabonye ko ari positive, ina conducting umuriro uri positive, niwe yemerera kuhita. Ubwo rero tuza guhita bibika muri kapasita. Bivuze ngo hano turaba dufitemo imiriro ibiri, uri negatifu n'uri positive. Reka dushyiraho umuriro ubundi nayo turebe ukuntu iri buze kuba ikora. Ubwo umuriro wa mbere tugiye kuwushyira hano. Hanyuma umuriro wa kabiri tugiye kuwushyira hano. Ubu ngubu hano habiri twabonye ko harimo 28, ariko wafata kamwe kagapimana n'iyi center tukabona ko harimo 14, na hano gutya ikaba harimo 14. Rero n'ubundi iyo bimaze kwinjiramo hano buri capacity storing umuriro wayo. Tugiye kubanza kubira duhereye kuri ngiyo hepfo. Iyo hepfo ni iri storing umuriro wa positive cyangwa se positive voltage. Dupime turebe. Urabona hariya kuri multimeter urabona dufiteho 20 voltage, ariko iyi korido hagati turi gutuyirekeyemo tugapima ruguru. Urabona bari gutuzanira 20 voltage, bakongera akamenyetso ka minus, kandi fixe neza ubundi bibasha kugaragara. Izo dafikishije neza no gutangira kubona ibipimo bihindagurika. Urabona ni 20 voltage ariko zifite ikimenyetso cya minus. Bivuze ngo iyi kapasita ya ruguru irimo yabika umuriro uri minus. Twahindura iyi korido y'umutuku twayizana hano hepfo. Urabona umuriro ni 20 ariko iri positive. Iyo nta kimenyetso bashyizeho umuriro uri positive. Twahindura twapima iriya hirya tukabona iri gustoring umuriro 20 ariko wa minus. Kuko niko iyi bridge rectifier ishobora gukorana na center tape transformer kugira ngo zibyare umuriro ufite ibimenyetso bibiri, kugira ngo bashe gukoreshwa cyane cyane umuriro ukunda gukoreshwa mu amplifier cyane akenshi. Aya ariyo yose yabaye twita ama operation amplifier cyangwa se ama audio amplifier, akenshi ukunda gusanga akoresha iyi miriro y'ubwoko bubiri, iyi ifite positive sign ndetse n'ifite negative sign. Ngira ngo urabona iyi rectifier ni ingenzi cyane ku muntu ukeneye kuba yakubaka wenda izo amplifier, kuko amplifier zifite ingufu nyinshi nizo muri mixer ye nizo usanga zikoresha iyi miriro ifite sign ebyiri, uwa positive ndetse n'uwa negative, kugira ngo iyo amplifier ize kuba ifite ingufu zihagije. Rero ndakeka hano ubibonye byose, ubundi ujye muri comment ugire ibibazo mutubaza, mujye mutubaza muri comment, kuko urumva njyewe mba mfite amasomo nateguye kubigisha, ariko niyo mubajije mpita mbona ko hari ahantu mufite faiblesse cyangwa se mukeneye kumenya, ubundi nkabasha kugira
ibyo nabasobanurira. Ndizera ko wasobanukiwe uburyo izi rectifier zacu zikora. Wabonye ukuntu twazubatse, ni rectifier zose zishobora kuba zakora, ariko mbibutsa ko muri video ushize mvuga kuri rectifier nabwiye ko izi rectifier zitandukanye ku bijyanye na protection cyangwa se wenda n'uburambe bwazo, kuko nk'iyi half wave wabonye ko ibikoresheje diode imwe, bivuze ngo iriya diode ibashije kwangirika completely circuit yawe yangirika cyangwa se ikarekera gukora mu buryo nyine bwuzuye, ihita ihagarara burundu. Mu gihe kuri hano kuri full wave ho, izi full wave zo akenshi ukuntu ziba zubatse biba bigoranye ko mu gihe diode imwe muri zira enye yangiritse ishobora kuba nayo yahita ihagarara burundu. Irakora ariko nyine wenda imikoresho ishobora guhinduka, ariko irakomeza igakora mu gihe runaka. Nshimira wagejeje ahangaha video, uri umuntu w'ingenzi cyane. Niba utarakanda subscribe nicyo gihe kana subscribe, ubundi ufungura akazajya kugira ngo amasomo yacu azakugerera ku gihe uri mu ba mbere. Kandi niba warakunze amasomo acana ufite group ya WhatsApp, kanda muri description urebe link, ubundi winjiye muri WhatsApp ubashe kungurana ubumenyi n'abandi bari muri Titan community, ubundi nawe ube umu professional. Ubundi duhuze ubutaha. Ciao.